igikombe cy'isi cyo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yari atwaye icyizere n'ibyiringiro by'igihugu cye ku bitugu bye, gusa akora ikosa yitsinda igitego cyatumye ibyiringiro bya Colombia biyoyoka. Nyuma y'iminsi mike Andrés Escobar yashwe amasasu agera kuri 6 umurasa amubwira ijambo igitego mbere yuko amurasa buri sansu bitewe n'ikosa yakoze. Tariki 8 z'ukwa 9 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, umuhanzi w'icyamamare John Lennon umufana witwaga David Chapman yafashe imbunda ya revolver akurira imbarutso amurasa amasasu 5 mu mugongo amuziza ko atamusinyiye autographe. Benazir Bhutto, prime minister wa mbere w'umugore muri Pakistan, yarashwe isansu mu gatuza ndetse atwitswa n'ibisansu byinshi abantu benshi nyuma yo gufata ijambo akavuga agiye kuzana demokarasi ndetse agakora n'ubutegetsi bwa gisirikare. Abakinnyi, abahanzi ndetse n'abanyapolitiki bari mu bantu bakora ibikorwa bikagera ku bantu benshi. Ibi bikorwa bishobora kubazamurira amarangamutima yaba y'ibyishimo cyangwa y'umubabaro. Yego, hari igihe tureba filimi zikatunezeza cyangwa se zikaturakaza, twumva hari ikintu twagakoze yaba turi muri iyo filimi, gusa ntabwo tubitindaho ko tuzi ko atari ubuzima busanzwe. Ariko se abantu batazi gutandukanya filimi n'ubuzima busanzwe bo babigenza gute? Murakaze neza kuri Behind in the Scene channel. Uyu munsi ngiye kubabwira abakinnyi ba filimi mwakabaye muzi uyu munsi ari ibyamamare ariko bishwe rugikubita bitewe n'ibyo baba bakinnye ndetse n'urwego babagezeho muri sinema. Mutega amatwi munarebe uburyo buteye agahinda abakinnyi ba filimi bishwemo. Rebecca Schaeffer, umukobwa mwiza utangiye kuba icyamamare muri sinema, uburyo yasekaga ndetse n'uburyo yitwaraga kuri set cyatangaga icyizere kazagera ku rwego ruhanitse. Yego, yari afite abafana benshi, gusa muri bo witwaga Robert John Barido so gufana gusa, we yari atwaye n'uwo mukobwa. Iyo filimi irimo umukobwa yajyagamo, Robert John Barido yayirebaga adahumbya. Filimi nka My Sister Sam, uyu mukobwa Rebecca Schaeffer yakinnye yitonda cyane, ari inzirakarengane ubona ko nta kintu kibi yakora. Ni mu bintu byatumye uyu musore Robert John Barido aho umufana we kataraboneka. Rebecca Schaeffer yarahisemo gukina filimi nk'umwuga. Nubwo role za mbere yakinnye yazikinnye ari umukobwa witonda ndetse w'inzirakarengane, ntabwo arizo yari ashoboye gusa. We yayiteguye gukina role iyo ari yo yose pfa kubitica indangagaciro ze. Nk'uko byari umwuga we, yakomeje gukina filimi, aza gukina filimi yitwa Class Struggle in Beverly Hills. Muri iyi filimi aza kugirana umubano ukomeye n'umugabo, bagakundana cyane bikagera naho baryamana. Iyi scene ikerekanwa muri iyi filimi. Robert John Barido, umufana w'akataronika w'uyu mukobwa, ntabwo byari gushoboka ari filimi ye n'imwe imucika. Yego, n'iyi filimi arayibonye, arayireba neza. Akibona iyi scene Rebecca Schaeffer aryamanye n'undi mugabo, umubabaro, umujinya, ibyumviro nk'iby'umuntu ugambaniwe byamwuzuye mu mutima. Yego, yumvaga ko uyu mukobwa mugambaniye cyane ko yamufataga nk'umukobwa w'inzirakarengane utashobora gukora ikintu kibi na kimwe bitewe n'izindi filime yari akinnye mbere. Robert John Barido ntiyabashije gutandukanya ibiri kubera muri filimi n'ubuzima busanzwe, bityo ahita apanga umugambi mubisha. Tariki 18 z'ukwa 7 igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda, Robert John Barido yakoresheje uburyo bwose bushoboka agera aho umukobwa Rebecca yari atuye muri apartment ya West Hollywood. Aha nta muntu wawemereye kuhagera uko yiboneye. Akihagera yahise akomanga, Rebecca aramukingurira. Robert John Barido yahise amwereka ifoto nk'umufana ushaka ko bamusinyira autographe. Kubera umutima mwiza wa Rebecca, yego yamusinyiye autographe, anamusobanurira ko bitemewe ko umuntu wese ahagera uko yiboneye atasabye uburenganzira. Robert John Barido yaramwumviye aragenda ariko ntiyajya kure. Hashize nk'isaha imwe Robert John Barido aragaruka, arongera arakomanga. Rebecca agifungura, Robert John Barido yahise akurira imbarutso amurasa isansu mu gatuza ariboneza mu mutima. Abaturanyi baza basanga ari guhumeka umwuka wa nyuma, bagerageza uko bashoboye ariko biranga, arapfa. Apfa afite imyaka 21 gusa.
Nyuma y'ukwezi umugizi wa nabi Robert John Barito yarafashwe arafungwa, yemera icyaha ndetse avuga n'uko byagenze n'impamvu yabimuteye. Ahanishwa igifungo cya burundu. Umwana muto w'inararibonye ibyo twita voice acting cyangwa se kuvugira cartoon bamwita Judith Barris. Yari yarakinnye filimi zitandukanye zirimo nk'iyitwa The Land Before Time, ziramuhira zituma benshi mu bakurikirana sinema cyane cyane cartoon yigarurira imitima yabo. Uburyo yatwaraga ijwi rye cyatumaga bamwumva ko ari umwana ufite impano idasanzwe. Ku myaka y'10 yari amaze kugira icyo ageraho muri sinema. Ababyeyi b'uyu mwana aribo Joseph ndetse na Maria bari impunzi zaturutse muri Hongariya zirimo zihangana n'ubuzima bukomeye bwo muri Amerika. Joseph se w'uyu mwana yari umugabo w'umuhezanguni uhohotera abantu ndetse utavugirwamo. Yego uyu mugabo yahohoteraga uyu mwana ndetse na nyina. Maria nyina w'uyu mwana yagerageje kenshi kunga uyu mugabo, gusa akagira impungenge z'uko atabona uko abaho bitewe n'ubukene. Kuba Judith Barris yari yabashije guhirwa na sinema byari byakemuye ikibazo cy'ubukene umuryango wari ufite. So uyu mwana Joseph wari umugabo w'umunyamwaga, ntabwo yishimiye kwitwa umugabo ugaburirwa n'umwana we, ikiyongeyeho w'imyaka 10 gusa. We yumvaga ari agasuzuguro gakabije. Ibi byongereye umuco we mubi wo guhohotera umwana ndetse na nyina. Maria Barris nyina w'umwana yatangiye gushaka uburyo yahunga uyu mugabo, cyane ko ikibazo cy'ubukene cyakemutse, gusa ntabwo byari gukunda kuko umugabo we yari umunyamwaga buryo atari kwemera ko bajya kubana n'undi muntu. Uyumvaga batabaye abe nta wundi bagomba kuba bari kumwe. Ifuhe ndetse no kwemera k'uyu mugabo Joseph byatumye afata umwanzuro mubi. Nuko ku mugoroba wa tariki 25 z'ukwa karindwi, Joseph Barris afata imbunda yirasiye umwana we mu mutwe ubwo yari aryamye, ahita akurikizaho na nyina. Amaraso yuzura mu nzu. Joseph Barris yamaranye iminsi igera kuri 2 imirambo y'aba bombi, ahora mu nzu yahuza amayoga, nta muturanye n'umwe zibijya mbere. Gusa nyuma za gufata umwanzuro wo kubasukaho esanse arabatwika, nawe arangije ariyahura akoresheje imbunda yirashe mu mutwe. Urupfu rw'umwana w'inzirakarengane rwababaje abantu benshi, gusa kugeza na n'ubu ntago azibagirana. Ibigwi bye uburyo yakoraga byabereye urugero abandi. Sharon Tate wari uhagaze neza mu bukungu byose abikesha sinema, ibyo ntabwo byarangiye neza. Gukina filimi zirimo nk'itwa The Valley of Dolls byamugize umuherwe, ndetse ashakana n'umugabo witwa Roman Polanski, umuyobozi wa filimi uzwi cyane. Ubwamamare bwe bwatumye ajya gutura mu nzu yahoze ari umunyamuziki witwa Terry Merisha. Umuyobozi w'umuryango w'abicanyi witwa Charles Manson ushaka guteza intambara y'amoko yari yarasabye ubufasha umuhanzi Terry Merisha arabumwima, maze nawe ahiga umugambi wo kuzamwica kugira ngo yihorere. Abicanyi ba Charles Manson batatse inzu batazi ko uyu mugabo Terry Merisha atakibamo, gusa bahawe itegeko ryo kwica umuntu wese wari busangemo. Sharon Tate yari atwite inda y'amezi 8, we n'inshuti ze baba bari muri iyi nzu. Abo bagizi ba nabi babasanzemo barabica, nta n'umwe bababariye. Ntabwo bitaye ko yari atwite, barabishe bose ntabarira n'umwe. Charles Manson n'abicanyi be barafashwe bakatirwa igihano cy'urupfu, gusa mu mwaka w'1972 iki gihano cyakuweho bakatirwa icya burundu. Cyaje kurangira Charles Manson wapfiriye muri gereza mu mwaka w'2017. George Reeves
ibaze kuba uri intwari imbere y'amamiliyoni, ariko umutego uri hagati mu nsinzi yawe akaba ari ugufata. Niyo mugabo wa mbere wakinnye role ya Superman maze aba icyamamare imyaka y'1950. Inseko ndetse no kutagira ubwoba yagaragazaga kuri set ntawe ari kubihinguranya ngo amenye ko ari umugabo wari ufite umubabaro n'agahinda bitewe n'amagambo ndetse n'ibyo yanyuzemo kugira ngo abone iyi role. Mu mwaka w'1959 George Reeves yasanzwe mu nzu yapfuye afite umwobo w'isasu mu gahanga. Ibibazo byinshi byaribajijwe: ese yiyahuye? Ese nawe mugira ishyari bamwishe? Ariko kugeza na none ntawe uramenya icyatumye apfa, ariko abenshi babihuza n'iyi role yakinnye. Robin Knox ari umusore muto kandi ufite impano, wari waragaragaye muri filime nka Harry Potter ndetse na Half-Blood. Muri izo filimi zose yakinaga ari intwari, gusa ibyamubayeho byamugize intwari ya nyayo mu buzima busanzwe. Mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2008 ubwo Robin Knox yarangije gukina filimi yitwa Harry Potter, arimo agenda mu muhanda we n'umuvandimwe we. Umuhanda wari kugenderamo abantu batangiye kurwaniramo, hari hanze ya bare. Umugabo ufite ibyuma bibiri atangiye kwataka abantu ashaka kubica, agiye gutera ibi byuma umuvandimwe wa Robin Knox. Robin Knox yaritambitse, ibi byuma bari bijomba bimuviramo urupfu. Nyuma y'urupfu rw'abantu benshi baramwubashye ndetse bamufata nk'intwari bitewe n'iki gikorwa yakoze. Ndetse mu mwaka wa 2023 filimi yitwa A Life Cut by Shot ivuga ku buzima bwe yarasohotse. Kwamamara n'inkota y'amugi abiri, yigaho abantu kumenyekana ndetse no gukundwa, gusa ishobora kubazanira ibyago batigeze batekereza. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and on the Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkuru ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.